ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza. Amakuru agezweho by'umwihariko mu karere cyangwa se mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, naho umutwe wa 23 ukomeje gukataza nyuma yo gufata Kisangani. Umutwe wa 23 ukomeje kurwana urugamba rutoroshye, by'umwihariko cyane ko uwo barwana nawe atari umwana cyangwa se nawe atoroshye. Urugamba rukomeje kuba hagati y'umutwe wa 23 ndetse n'ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC, akaba ari igisirikare cya Kongo iyobowe n'uwitwa Felix Tshisekedi. Niyo makuru by'umwihariko ari gucacira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, harimo by'umwihariko X cyangwa se yahoze ari Twitter ndetse na YouTube, ari naho mukomeza kudukurikirana. N'amakuru yarakomeje kuvuga yuko byanze bikunze uwitwa Felix Tshisekedi ngo afite ubwoba bukabije cyane, abandi bakavuga ati ari guhora mu ngendo za buri kanya asa nkaho nawe atizeye umutekano w'igihugu cye. Bakavuga ko ngo ubu tuvugana ngashobora no kuba ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma yaho ngo yaba yaragiye gutakira witwa Donald Trump kugira ngo amufashe kumukiza umwanzi rero ari kuvuga ni Perezida Paul Kagame ndetse n'ubuyobozi bw'umutwe wa 23, cyane ko iyo akunze gushyira mu majwi cyane akunze kuvuga ko Perezida Paul Kagame ari we muntu wa mbere ngo utamwifuriza neza, ngo wifuza kumukura ku buyobozi, ngo bakamusanga i Kinshasa bakamwica nk'uko wakica urukwavu cyangwa se wakica inkoko. Uwitwa rero Felix Tshisekedi nyuma yaho yagiye atangaza yuko ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda aricyo RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ngo bakomeza gufasha umutwe wa 23 kugira ngo barebe ko bakuraho ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi. Ni ibintu byagiye bivuga by'umwihariko mu itangazamakuru, ariko ibyo ntabwo byo tuze kuza kugarukaho, ahubwo tugiye kugarukaho ku buyobozi bwa 23 nyuma yaho bwafashe umujyi wa Uvira, bakababwira ati muve nk'uyu mujyi nyuma y'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na Donald Trump ndetse na sekreteri mu biro by'i Washington muri White House, nta wundi akaba ari Marco Rubio. Babwiye ubuyobozi bwa 23 ko bagomba gusohoka mu mujyi Uvira kibuno amaguru, cyangwa se Amerika ikishakira uburyo kigomba kubasohoramo. Ibintu byabaye rero byakomeje kugenda bisa nkaho bivuga by'umwihariko mu itangazamakuru, abandi bakavuga ati Amerika ikomeje kubangama by'umwihariko ikabangamira ibihugu bya Afurika ku nyungu zabo, ati icyo bashaka bagomba kugikora kubera ko baba bizeye ko bafite izo ntwaro zabo, babizeye ko bafite mbese bayipaho, bafite izo mbaraga cyangwa se bafite ubwo bushobozi bwo kuvuga bigakorwa. Ibiro nibyo byabaye M23, cyane ko kurusha imbaraga uramwubaha M23 nyuma yaho yubashye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakemera gusohoka mu mujyi wa Uvira. M23 cyangwa se ubuyobozi bwa 23 bwakomeje kuburekana bavuga ko nubwo bwasohotse mu mujyi wa Uvira ariko ngo ibikorwa bikomeje kuhakorerwa ari ibikorwa bidahesheje agaciro umukongomani, cyane ko bakomeje gutangaza bavuga yuko ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi bukomeza guhohotera abanyamurenge by'umwihariko bari mu bwoko bw'abatutsi babarizwa muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no hirya no hino mu duce tutari mu maboko ya M23, ndetse bikanavuga ko ngo bahahotera n'abandi baturage b'abakongomani by'umwihariko bakaba bababuza uburenganzira bwabo cyangwa se na freedom cyangwa se kwishyura ukwizana k'umuturage babahereza. Ibi rero bikaba byarakomeje kugenda bivugwa n'uwitwa Colonel Wiringoma, akaba ari umwe mu bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga asa nkaho avugira uyu mutwe wa M23. Ni ibintu rero byagiye bivuga ku mbuga nkoranyambaga, abantu benshi bakomeza kwibaza ese amaherezo ni ayahe. Ariko nyuma gato yuko basohotse mu mujyi wa Uvira haje gusohoka itangazo ry'uwitwa Matilda Mukantabana, ubwo ni ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho nawe yashyizweho igitutu ndetse bakumvikana n'ubuyobozi bw'u Rwanda, bakagira gutyo bagasohora itangazo ryacicikaye ku mbuga nkoranyambaga y'uko u Rwanda rwemeye ko rufasha umutwe wa 23. Ibi rero byose byagiye bishyirwa ku rupapuro rumwe bahuza n'ibyo batekerezaga ku giti cyabo, nibwo batangiye kuvuga ko u Rwanda byanyabyo biri official ruri mu mujyi cyangwa se rwamaze kugera mu gihugu cya Kongo, ngo rwashyize nk'ibirindiro niko umuntu yabivuga, ngo u Rwanda rufasha umutwe wa M23, ngo ahubwo ntabwo ari ukufasha ahubwo ngo barakorera mu rwego kugira ngo babone uko bahirika ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Bagiye baratangaza ko kandi ngo u Rwanda ngo uretse kuba ngo runakora ibyo ngibyo, ngo u Rwanda runasahura Kongo, cyane ko ngo rujye birugamije gukurayo ngo amabuye y'agaciro. Ibintu byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Larry Madowo, umunyamakuru kuri CNN, yigeze guhana Perezida Paul Kagame aramubaza ati
mu gihugu cy'u Rwanda. Ni igihugu kimaze kugaragaza ko ari igihugu kimaze gutera imbere, ariko abantu benshi bakomeza kuvuga ko umutungo mubasha kubona ngo muwiba cyangwa se mukawukura mu gihugu cya Kongo, atese ubundi koko ni ibyanya byo igisirikare cyawe cyangwa se ingabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cya Kongo. Mu magambo Perezida Paul Kagame yabashije gusubiza uwitwa Rari Mado, akaba ari umunyamakuru kuri Sereni, yamubwiye ko atabizi nimba igisirikare cy'u Rwanda kiri mu gihugu cya Kongo. Ibi nabyo byakomeje gucana ku mbuga nkoranyambaga bivuga ati gute perezida avuga ko atazi ibi bintu. Rari Mado rero umunyamakuru kuri Sereni yongera amazi atese ni gute umuntu nkawe uyobora chief wa RDF gute uvuga ko utazi niba igisirikare cyawe kiri muri Kongo. Perezida Paul Kagame yongera amubwira ngo there is a lot of things that I don't know, cyangwa se hari ibintu byinshi ntazi. Niyo mpamvu Perezida Paul Kagame bakavuga ati impamvu yirinze gutangaza nimba yaba ari muri Kongo yari gushaka kwerekana ko byanze bikunze ari igihe kizagera bikamenyekana, ariko n'ubwo baba bariyo ngo bari mu rwego kugira ngo barwanye umutwe wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda cyangwa se wasize ukora jenoside mu Rwanda. Ibi byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zataka ubuyobozi bw'u Rwanda, zataka igihugu cy'u Rwanda. Abandi bakavuga ati ubwo Leta zunze ubumwe za Amerika zabijemo bakomeza gushyira igitutu ku Rwanda, bavuga ko nibadasohoka mu uyu mujyi ngo ikizakurikiraho ari Leta zunze ubumwe za Amerika izifatira icyemezo. Ibintu byakomeje kugenda bicecera ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu munsi noneho mu ijoro ryatambutse nibwo hagaragaye amafoto bisa nkaho umutwe wa 23 uri kwiyoroganiza. Abandi bakavuga ati uyu mutwe urashaka gukora ikintu kidasanzwe kugira ngo bashyireho Repubulika ya Kivu kugira ngo babe igihugu cyigenga. Namwe bakuru rakomeje kugenda avugwa. Nyuma yaho rero bikomeje gutangazwa by'umwihariko mu bitangazamakuru bavuga ko ubuyobozi bwa M23 direct bwamaze bugatora ko byanze bikuze nyuma yaho bwaba bwemerewe cyangwa se buha uburenganzira bwo kwigenga. Nyuma yaho ubuyobozi bwa M23 burangajwe imbere na General Major Sultan Makenga bivuga ko ashobora kuba ari wabaye perezida w'igihugu gishobora kuba kigiye gutangira kwigenga, akaba ari yaba ari Repubulika ya Kivu. Ni ibintu bitaraba official ngo bigaruke mu itangazamakuru, ariko by'umwihariko abari indani cyangwa se abari mu nda y'ingoma gira ngo na makuru aba yatugezeho mu buryo bw'ibanga. Bivuga ko ngo abari mu nda y'ingoma y'uyu mutwe wa 23 direct bashobora kuba batoye ubuyobozi bagashyiraho abaminisitiri, perezida ndetse n'abandi bayobozi mu nzego zitandukanye. Ibi rero bikomeje kugenda bitangazwa. Abandi bakavuga ati Leta zunze ubumwe za Amerika isa nkaho yabaye icecetseho gato iminsi ngahe, ati hari ikintu kiri gutegurwa giteye ubwoba. Nyuma yaho bari gukemura ibibazo byo muri za Venezuela ndetse n'ibi bihugu bya Iran, ati Amerika iragira ngo irangize tutubazo dutoya ubundi hitize isa nk'isesa ibintu. Abandi bakavuga ati witwa Felix Tshisekedi cyane ko ari kujya muri Amerika gamera nk'upfukamye. Abandi bakavuga ati witwa Felix Tshisekedi kuri Trump yamaze kumera nk'icyana cy'ingagi, mbese nyine ikintu cyose ari gushyira Trump amubona nk'umwere, amubona nyine nk'umuntu usa nkaho yahohotewe, cyane ko aba bazungu cyangwa se bano bayobozi ba Amerika nta kintu bazi ku mateka, ntabwo baba bazi kijyambere cyangwa se bazi ngo ubundi amateka arasobanura iki, cyane ko witwa Perezida Paul Kagame akaba ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda nyine nawe yagiye atangaza avuga ko bitangaje binateye agahinda kubona umuntu ashobora kwifuza kuba yakemura ikibazo ariko akagikemura atagihereye mu mizi kugira ngo kiranduke, abo agashaka kugifatira hagati akagikemura agendeye ku nyungu ze. Ibi rero nubwo atigeze ameshoninga ngo igihugu ni iki ngiki runaka gishaka gukora ibyo bintu, ahubwo nyine twese turabizi ko uwo yari kuvuga ni Donald Trump cyangwa se Leta zunze ubumwe za Amerika. Ni igihugu rero gikunze kubangamira inyungu by'umwihariko z'abayobozi by'umwihariko muri Afurika mu rwego rwo kugira ngo hari babasubize hasi. Ibi ni ibintu bikomeje kugenda bicacara ku mbuga, abantu bakavuga ati uwitwa Donald Trump arifuza gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda, cyane ko ngo bahereye kera batifuza kubona Perezida Paul Kagame akomeza kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Ati ikintu cya mbere bashaka ni ugukereya no gushyiraho ibibazo bimwe na bimwe bitanahari mu rwego rwo kugira ngo babashe kwerekana ko nta kintu bajya bakora kidafite reason cyangwa se kidafite impamvu. Namwe mu makuru rero akomeza kugenda avuga ati uwitwa Donald Trump direct yamaze gutegura ibyitwa Steel Team 6, akaba ari ya timu ikunze kwataka bamwe mu bayobozi bakomeye mu bihugu bya Afurika bakabasha kubakura ku buyobozi. Ni imwe mu matimu nayo yagiye agenzura by'umwihariko, akaba ni imwe mu matimu yifashishijwe mu ikurwaho
witwa Saddam Hussein ni itsinda ryamukuyeho ngira ngo murabyibuka muri hafi za 2011 niba ntibeshye. Ni ibintu rero bikomeza kugenda biceceka muri abanyambaga ati witwa Perezida Paul Kagame bari gushaka gukora uko bashoboye kugira ngo bamushyire mu byihebe, bavuge ko ni umwe mu bantu bataka ibihugu by'abaturanyi, akababuza umutekano, akabasahura. Leta zunze ubumwe za Amerika rero biravuga ko ngo bari gukora amadosiye yo kugira ngo babone uko babasha gukora icyo kintu cyo kugira ngo babashe kubona ibyo berekana ubwo bazaba bakuyeho ubuyobozi bw'u Rwanda. Abandi bakavuga ati byagorana cyane ko ubuyobozi bw'u Rwanda uko babibeshya kose ntabwo bagaragara nk'abantu nyine bakora ibintu by'ubugizi bwa nabi cyangwa se by'ubwicanyi, cyane ko batandukanye cyangwa se ubuyobozi bw'u Rwanda butandukanye n'ibindi bihugu, kuko twagiye twumva Leta zunze ubumwe za Amerika zataka ibindi bihugu bikomeye cyane, kuko twabonye bakuraho nk'ubuyobozi bwo muri Libya cyangwa se bakuraho nyine Muammar Gaddafi akaba yari perezida muri Libya. Abantu murabyibuka inkuru. Ni ibintu byakomeza kugenda bicana cyane ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, ibinyamakuru bikomeye by'umwihariko harimo nka TV1, Mama w'u Rwagasabo ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye mu Rwanda bikunze kwa updatinga cyangwa se gushyiraho gutanga amakuru agezweho muri politike by'umwihariko hano mu karere cyangwa se muri Kongo. Ni ibintu bikomeje kugenda bibabaza abantu benshi cyane, bavuga ati byaba bibabaje kubona Leta zunze ubumwe za Amerika zishaka kugira ngo zibuze umutekano w'abanyarwanda cyangwa se w'igihugu cy'u Rwanda, zibeshyira Perezida Paul Kagame, cyane ko bemeye ko bafasha umutwe wa 23 ariko uburyo bawufashamo ari mu buryo bw'ubwirinzi mu rwego rwo kugira ngo bahashye cyangwa se barwanye umutwe wa FDLR ugizwe n'interahamwe zikunze kwibasira abatari bake zikabuza n'umutekano igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero nimwe mu bikomeje kugenda bivugwa. Ikindi niko uwitwa Felix Tshisekedi yagiye atangaza avuga yuko nubwo hari ingabo za FDLR zasigaye muri Kongo ariko ngo ni abantu bakeya, ariko ibingibi Perezida Paul Kagame yahise akora icyo bita majibu cyangwa se gusubiza, aravuga ati nta bicanyi bakeya babaho. Iyo abantu ari abicanyi, ari abagizi ba nabi, bashyirwa mu butabera bagahabwa ibihano bigendeye ku icyaha cyahamye. Uyu ni Perezida w'u Rwanda wagiye asubiza witwa Felix Tshisekedi wajya gurekana amavuga ko nyine muri Kongo FDLR abasigaye ngo barakuze, bari mu myaka za 90 ngo kandi ni bakeya. Perezida Paul Kagame akavuga ati ariko nubwo bavuga ko bakuze cyangwa bakaba ari bakeya, barabyara kandi abana babyaye babashyiramo ideology yo kubigisha izo ngeso cyangwa se iyo mico itari myiza y'ubujenosideri. Ni ibintu bikomeza kugenda bivugwa. Aya makuru n'amakuru aba yizewe tuba twakuye indani. Ikindi nuko nyine nkuko twamaze kubisobanura nuko mu gihugu cya Kongo nyine hano umutwe wa 23 wamaze gufata umujyi wa Goma, murabizi, wafashe umujyi wa Kisangani, murabyo murabizi. Ikindi nuko bashaka kongera kwisubiza umujyi wa Uvira, ubundi bamara kwisubiza bagakoramo nyine igihugu. Abantu benshi bakomeje kugenda baserebura by'umwihariko bashyigikira uyu mutwe wa 23 bibaza ati ese umutwe wa 23 uramutse ufashe uyu mujyi wa Uvira, ubwo bakaba bafite umujyi wa Goma, bafite umujyi wa Uvira, banafite umujyi wa Kisangani, ati byaba bibaye mahwe, kuko cyane byanze bikunze ubukungu bw'igihugu cya Kongo byibuze kimwe cya kabiri cyaba kiri mu maboko yabo, cyane ko umujyi wa Kisangani nimwe mu mijyi izwiho by'umwihariko ibiti byitwa mahogani, izwiho amapamba, izwiho n'amadiyama by'umwihariko akurwa muri Congo River, akaba ari imwe mu kiyaga kiri hariya Ikisangani hafi n'umupaka w'u Burundi ndetse n'iki gihugu cya Kongo. Ni ibintu bikomeza kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati umutwe wa 23 wanangiye, byanze bikunze ntabwo ugomba gukora ikosa ryo gusohoka muri uyu mujyi, cyane ko ikintu cya mbere ngo bakomeje kwatakaho cyane no gushaka ukuntu bakura igisirikare cy'u Burundi muri uyu mujyi wa Uvira, cyane ko ngo nibo babataka cyane bakarwanya uyu mutwe wa 23 bivuye inyuma. Ni ibintu bikomeje kugenda bivuga ku mbuga nkoranyambaga.